nyene ku bantu bose hanze umusore nka Cesar wenda akavuga turiya mukobwa kabisa akantereta kabisa bikavamo tukabana nyine tugakora ubukwe n'ibiki byose nagera mu rugo rero Cecile akamenya neza ndi mu rugo kandi hanze yabona ko ndi umwana mwiza nkunda abantu ibiki ibintu byose nagera mu rugo akabona Cecile wapi muri relationship hagati y'umuntu n'undi ni mu bintu byinshi cyane izo ngaruka zaboneka nukuvuga ngo rero ingaruka ziboneka ni zingizi igihe cyaricyo cyose ushatse kugaragaza utari w'imbere y'umuntu igihe wenda mu gihura cyangwa se igihe mu kimenyana uvuga ngo hari ingaruka nyuma kuko uko umweretse uko umeze kuteye muri icyo gihe siko ubu uri ubundi muri wowe. Twongeye kubasuhuza mwe mwese mudukurikirane aho muherereye ku isi hose abari muri Amerika abari muri Aziya Europe Afrika abari mu majyepfo ya Afrika Lesotho Zambia Malawi Mozambique abari mu majyaruguru iburengerazuba iburasirazuba muri East African Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi ndetse n'u Rwanda by'umwihariko tubateye yambu cyane. Ikiganiro cyo ni The Connect ugezwaho kandi ukanategurirwa na Forgat Team. Je uyoboye ikiganiro cy'uyu munsi nitwa Tony. Murakoze cyane. Uyu munsi rero turakurarikira wowe utari wakora subscribe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho gatanu ku kandi. Uyu munsi rero tugufitiye iki nka Forgat Team. Mubampere peace abahona. Murakoze cyane. Shalom turizera yuko umeze neza aho uyu munsi rero turimo turibaza ngo ese niki gituma umuntu yaba umuntu mwiza hanze aho akorera aho asengera se aho yiga ariko yagera mu rugo akaba undi muntu utandukanye. Icyo nicyo kibazo turimo twibazaho uyu munsi. Wowe dukurikiranye twandikire duhereze ibitekerezo byawe kandi turabizi ko muri benshi mudukurikirana muri abantu b'abagabo. Reka ntangirire kuri uyu musore mwiza cyane witwa Cesar. Uyu muntu ni umuntu ukomeye cyane. Reka tumubaze mumwitondere kabisa. Yitwa Cesame, Cesarienne, amazina yose washaka. Murakoze cyane Cesar. Ese wowe urebye niki gituma umuntu ashobora kuba umuntu mwiza hanze ariko yagera mu rugo akaba umuntu mubi? Ese uremeranya n'iyi cyangwa se icyo iyi nsanganyamatsiko ivuga nibyo se cyangwa we ufite ukundi kuntu bibona? Ukuntu mbibona kuratangaje cyane kandi mu buzima bw'abantu akenshi bikunda kubaho. Ngiye mbyita nko kwiyoberanya. Uko uwagaragaraga hanze siko ushaka kugaragara mu rugo. Hanze ushaka ko abantu bakubona uko udasa. Ni ukwihinduriza. Nabyita ko uburyo umuntu ahinduranya ni nk'umwenda. Umuntu ashaka ko umwenda wo bawubona ufuze hanze ariko imbere kwikora urabyumva akarenzaho ibintu. Hariho ubuki. Mwamwumvishije Cesar ati ngiye mbona ari ukwishushanya. Wowe umeze gutyo umeze neza hanze abantu bakuziho ubunyangamugayo ariko wagera mu rugo kabukundi kuntu ati gabanya ubwo buki kwikora bukureho kabisa. Reka mbaze momo ako subundi umuntu iyo uvuze ngo uravibra ubushatse kuvuga iki? Aba bantu bameze gutyo baba vibra kweli? Ubundi giye iyo mvuze ngo ndavibra mbamvuze ko ibintu byose bimeze fresh kabisa ndi tayari ahantu hose. Wamwumvishije iyo avuze ngo aravibra aba ari tayari kabisa. Ese niki gituma ubundi umuntu w'umusore umuntu w'umujama yifata gutya agira ino myitwarire? Si imyitwarire ko kirakwiriye? Imyitwarire ntabwo ikwiriye kabisa. Nyine nkuko wakomeje kubivuga ibyo bintu biriho kandi birahari ariko mwene umuntu nyine ni wa wundi bavuga ngo ni ya ntama yambara ni kirura cyambara uruhu rw'intama. Ibyo bintu rero birahari kabisa kandi biravugwa cyane. Mu mate ibyo bintu biriho biravugwa cyane abantu bambara imyitero imeze gutyo. Asese si wowe ahantu tuye mu kagari mu murenge mu karere utuyemo ibi bintu biriho koko? Biriho no mu mafamiye tubisangamo cyane. Ya no kwishushanya niko nabyita. Turishushanya uko utari ugeze hanze wishushanya kuri umwana mwiza wagera mu rugo na silipa zawe kamambiri z'igihumbi uwo muvindi mwatazambara. Yego no kwishushanya.
aba bantu koko turaza kubirebera hamwe ndikumva abantu bose barimo baravuga ngo biriho wagira ngo baje babyumvikanye simbizi reka mbaze ati ngo mukanya ngo ashobora kubihakana sinzi ukuntu umuntu w'umugabo rero yaza kuva ku ijambo yaje kuvuga araza kubisubiramo neza ngo umugabo nuvugira gute arakoze cyane ese wowe nawe uremeranya n'aba bantu cyangwa ufite ukundi kuntu bibona amato ndabyemera ariko Tony wibuke ko hari abantu baba bashaka kuvugwa neza urumva hanze nshobora kubemeza kugira ngo abantu bose bagende bavuga Madina niyo muntu wa mbere umwana mwiza ubaho urumva wenda akaba ariyo ntego nawe nifitiye yonyine ase kubera iki Madu yaba ashaka kugira ngo bamuvuge hanze ariko mu rugo ari umuriro uguruka umanuka utwika nk'uko basigaye babivuga muri ino mizi kuvuga ngo hari umuntu ushaka kuba mwiza igihe cyose hari umuntu utajya wemera amakosa rero icyo gihe hanze ni uguhita ubereka ko ahantu hose uba umeze neza uba uri kuvibra ngo umuntu aba ari kuvibra ariko se nkunda nawe uremeranya n'aba bantu ndi kumva abantu bose barimo bagenda bavuga ariko se wowe mu karere utuyemo mu mugabane urimo ibi bintu biriho cyangwa utuye ku bundi mubumbe oya niko bimeze ariko njyewe numva atari ko byagombye kugenda navuga ko mu rugo uri isasu n'ubundi gomeza ube wowe ugomeza ube isasu kuko ati nimba uri isasu noneho babombe nimba ugeze hanze bombe utwika ibi bigira ingaruka nshobora kuba ndi umukobwa ndi isasu mu rugo none ajya hanze nkibombarika ibyo bizamberaho ingaruka mu rugo niba kuko ndi isasu na wa umufiyanse naza kumfiyanse nzamubere isasu mwereke njyewe rero ikintu nagiye inama bare abantu bibombarika hanze wowe ahantu hose kuko bajya banatubwira ngo n'umukristo buriya wa mbere umumenyera he mu rugo abo babana nawe arakoze cyane avuze ikintu cyiza ati uwo ushaka kumenya umuntu ushaka kumenya umumenyera hehe mu rugo nimba ushaka kumenya umuntu mumenyere mu rugo murakoze cyane rero turimo turibaza ikindi kintu rero hari ikindi aravuze ngo nayo n'umuntu ngo uri isasu hanyuma ubwo urumva nyine iyo mugeze mu rugo uba warabaye ikibombo ubwo wita iyi myitwarire ntabwo ari myiza mu by'ukuri hari ikintu kimwe mwavuze ariko se iyi myitwarire ni izihe ngaruka zishobora guterwa na ino myitwarire ubundi Madu ingaruka ni ukuvuga ngo umuntu wigira gutyo sibyo hari aho ugera tuvuge nk'urugero ushobora kubona akazi bitewe n'ukuntu naje imbere yawe wowe boss nkakwereka ko ahantu hose meze neza noneho wama akazi nkahita nkwereka amafoto yanjye yose amwe nahishe ugatungura ku kazi kanyirukana arakoze cyane Madina kabisa atanze igitekerezo cye cyiza ese ni izihe ngaruka zishobora guterwa na ino myitwarire yo kwishushanya mwagiye muvuga mwese ingaruka zo ni nyinshi reka mvugeho kimwe ku bakobwa ushobora kuba nigaragaza neza muri society nyine ku bantu bose hanze umusore nka Cesar wenda akavuga turiya mukobwa kabisa akantereta kabisa bikavamo tukabana nyine tugakora ubukwe n'ibiki byose nagera mu rugo rero Cecile akamenya neza ndi mu rugo kandi hanze ubona ko ndi umwana mwiza nkunda abantu ibintu byose nagera mu rugo akabona Cecile wapi ntazi kubana n'abantu famille ugasanga nyifashe nabi nyibwiye nabi ugasanga ntabwo banyisanzuraho ugasanga urugo rwa Cesar na Cecile ntabwo rusurwa kubera iki kubera wa mutima mubi nambaye wa mwambaro wo kubeshya gusa hanze ngeze mu rugo amenya Cecile uwo ari we rero tureke kwishushanya yego arakoze cyane Cecile ati tureke kwishushanya ese momo ni izihe ngaruka nawe ku basore ubona zishobora guterwa na ino myitwarire yo kwishushanya yo kuba utari we cyangwa se yo kugira iyo myitwarire imeze gutyo twagiye Cecile avuze akantu keza cyane ati ngewe na Cesar turamutse tugize gutye tugize mu rukundo ariko ndabifurije kabisa munabikoze byaba ari fresh ahubwo mu minsi iri imbere bwo muzatubwira muri rusange urumva aba bantu rero wenda mvuze muri rusange ingaruka zo ni nyinshi cyane nta nubwo ushaka kuzivuga ngo zirangize haba mu kazi haba muri famille haba muri relationship hagati y'umuntu n'undi ni mu bintu byinshi cyane izo ngaruka zaboneka ni ukuvuga ngo rero ingaruka ziboneka ni izi ngizi igihe icyo ari cyo cyose ushatse kugaragaza utari w'imbere y'umuntu igihe wenda mu gihura cyangwa se igihe mu kimenyana uvuga ngo hari ingaruka nyuma kuko uko umweretse uko umeze uko uteye muri icyo gihe siko ubu uri ubundi muri wowe uvuga rero ingaruka n'ubundi ziba zigomba kubaho byanze bikunze kuko uko wamwiretse siko uri ntabwo ari kumeze urumva rero ingaruka zo zigomba kuba nyinshi
hagati muri icyo gihe muzamarana cyose. Arakoze cyane Momo. Dusoza cyane ndasaba kugira ngo wowe utari wakora subscribe kugira ngo ukore subscribe, mutwandikire kuri social media platforms zacu Instagram, Facebook ndetse na YouTube channel yacu. Mukomeze bakomeze baduhereza ibitekerezo byanyu kuko kuri twebwe biratwubaka cyane kandi biraduteza imbere muri bino bihe. Seza dusoza duhereze inama, tanga inama kuri aba bantu, ese ino myitwarire ubundi yanakosorwa kugira ngo umuryango nyarwanda urusheho kugira isura nziza, urusheho kugira inama natanga umuntu uwo wese nabe uwo ari, kuko iyo ushatse kuba uwo utari urwana n'umutima, kuko guhinduka uko utari bituma ushaka gufata ukundi muntu ugashaka kwishyiramo. Ni ngombwa rero yuko umuntu aba uko ari kugira ngo abantu bamwakire uko ari nyine, kuko buryo iyo umuntu akwakira ukuri amenya n'uburyo aguproteje. Ashaka kwihindura undi muntu biragora cyane. Rero abantu nibabe uko bari, niba wenda ufite defo hanze mu bantu, hari nubwo abantu bamenya defo yawe bakayikubwira irahinduka defo, hanyuma ukayikorektinga. Rero inama nababwira, reka kwirirwa wiboha, garagaza uri, bizatuma n'abantu bakubwira ngo ururi urwane no kubihindura. Arakoze cyane. Turimo turasoza twihuta cyane. Ese iyi myitwarire kuko yakosorwa, mutanga n'inama, ushobora kuba wenda warahuye, ushobora kuba waragize iyo myitwarire, ariko iyo myitwarire ishobora gukosorwa. Reka turebe ko aba bantu koko nimba bemeranya nanjye cyangwa se na Cezar nkuko yarabivuze, musoza twihuta. Ngiye ikintu ababwira, tureke kwishushanya, reka gushaka igikundiro hanze. Muri famiye yawe buri gikundiro nta mugisha urimo, nta mugisha biba bifite pe. Tureke kwishushanya, tube twebwe nyine, ba wowe, ureke kwishushanya. Niyo nama nabagira. Madu twihuse. Ngiye inama nabagira, urabona umuntu wishushanya bira ntago ari byo, kandi iyo werekanye ukuri ubundi umuntu ntago aba yizi, mu by'ukuri ntago uba wiyizi. Ariko iyo wirekuye ukaba ukareka kwivuna mu mutima, kuko iyo nshaka kuba nka Tony muri nge navunika, kandi mu by'ukuri wumva koko kuvunika. Ariko iyo uretse ukaba wowe ukiyereka Tony, ashobora kukubwira nk'umushuti wawe ugira imyitwarire itari myiza gutya na gutya, Tony yakubwira bikaba byatuma uhinduka. Rero iyo wirekuye ukiyerekana bituma uhura n'abantu bakakubwira, cyangwa se ugafata umwanya ukitekerezaho ukavuga se ndinde, ese byagenda gute ko nifuza kuba gutya, byagenda gute kugira ngo mbe gutya. Noneho iyo witekerejeho nyuma wibonera n'igisubizo cy'uko waba uwo ushaka kuba we. Arakoze cyane Madu. Nanjye inama nabagira, genda tanga inama z'urubyiruko ko yenda umukobwa ngewe nyine ngewe ukuntu nabwira wowe mukobwa, wowe muhungu dukurikiye, ba wowe, kuko niwibombarika mu rugo ukabura isasu, noneho wabona sheri ugatangira kumwibombarika ukamubwira nyine ukamwika kuri umwana mwiza, byajya hariya nyine ukatangira kumwereka kuri bombe, bizaba bibi. Rero nakugira inama ba wowe. Murakoze cyane Forgat Team, murakoze cyane. Nkwibutsa yuko ikiganiro ari The Connect koko ugezwaho kandi ukanategurirwa na Forgat Team cyane. Turabashimiye cyane, muri abantu b'abagabo cyane, muri abantu beza cyane. Rero dusoza rero nanjye ndashaka kugira ngo mbabwire iki kintu koko, iyo myitwarire irakosorwa, si icyumweru gusa, si ukwezi se, ariko iyo myitwarire ishobora gukosorwa, iyo myitwarire ushobora kugira. Murakoze cyane. Ikiganiro cyari The Connect, turabasezeye abavandimwe.